muri equipe ya Sport ngiye kujya ku buyobozi bwa Rayon Sport nyuma y'umukino icyo bari gupanga ndetse n'umupango bafite kabisa mu mikino itaha ibyo bari gutekereza ndetse n'ibyo bagiye gukemura muri iyi miss ngiye kubwira amafaranga ya Bongare Bitsa agiye guhabwa agaruka muri equipe ya Rayon Sport. Ndakubwira kuri Robertinho icyo atekereza ku musore Suleiman Dafe wabanje mu kibuga. Ikindi kandi ndaza kukomoza kuri Abdoulaye Jaro utabonye umwanya wo gukina. Ese bimeze bite muri equipe ya Sport? Ese bari kumutekereza iki? Ese azakina bigenze bite? Azakina ryari? Gahunda ihari ni iyihe ngiye kuba nakunyuriramo kuri uyu musore nawe uko bihagaze. Yes, kuri uyu mugabo rero Bongare Bitsa uko bihagaze nuko gose miliyoni 2,500 kabisa. Uyu mugabo araza kugaruka muri equipe ya Sport. Ku makuru angeraho gose nuko ngo miliyoni 2,500 ashobora kuba ariyo agiye guhabwa, nubwo batari babikonfirma neza 100%, ariko umuntu wamaye amakuru yambwiye ko gose 85% ayo mafaranga ariyo uyu mugabo araza guhabwa asimbura Corneille kabisa. Abakinyi batemera, abakinyi nk'abamwirekeve bakubwira ko uyu mugabo Corneille batamwemera, abakoresha imyitozo ivunanye cyangwa se imyitozo itagendanye na match cyangwa se mu gihe bari gutegura match imyitozo bakoresha nago ibigendanye n'imyitozo bakwiye kuba bakora mbere yo gukina match kabisa. Kuri Robertinho ku munsi w'ejo yari yahaye amahirwe umusore Suleiman Dafe, ariko nyuma y'umukino wo ku munsi w'ejo hari icyo Robertinho yabonye ndetse hari icyo wenda amutekerezaho. Ngiye kubwira Robertinho ibindi bintu arimo arapanga kuri uyu musore Suleiman Dafe. Ku munsi w'ejo Robertinho bimwe mu byo yarashaka kureba kuri uyu musore ni ugutanga baro hagati mu kibuga cyangwa se iriya mipira y'amapasi transversal hagati mu kibuga, areba uko yambura baro ndetse nuko azitanga. Robertinho areba ndetse n'uburyo mu kibuga bayitwara, areba uburyo bwose akorana na bagenzi bo hagati mu kibuga. Ku munsi w'ejo rero Robertinho hari ibyo abonye ariko hari n'ibyo atabonye right. Ku munsi w'ejo nyuma yuko uyu musore atari yagira fitness cyangwa se ngabe yatangira kugira umuvuduko mwinshi kuko nayo yaramaze iminsi adakina, Robertinho rero icyo yabonye nuko uyu musore azi kwambura baro byibuse Safont, azi kwambura baro, ashobora guhagarara kuri nimero 6 akaba rido offensive cyangwa se umukaseti pick ushobora kuguma kuri 6 akaba yakwambura imipira. Ahubwo igisigaye ni ukureba ko azagerageza kunoza gahunda yo gutanga passes zinyura hagati mu kibuga, ariko byibuze pass transversal zinyura hagati y'abakinyi ba adversaire ubundi abakaba bakwihutisha umukino. Robertinho gahunda yari afite nuko ku cyumweru ku mukino afitanye na Kiyovu muri iyi weekend azongera kumukoresha ari umukaseri umwe, ubundi akareba uburyo atanga amapasi hagati mu kibuga kuri uyu musore Suleiman Dafe. Nuko bimeze, akareba uburyo atanga pasi hagati mu kibuga, ubundi ku cyumweru azamusubiza mu kibuga neza cyane. Ndabizi ko azamusubiza mu kibuga ku makomfite gose, nuko azongera kama match yo ku cyumweru ku mukino wa Kiyovu kugira ngo arebe kuri Kiyovu idakomeye cyane uko azitwara mu kibuga hagati. Ubundi arebe ko yahita amugira umukaseti pick agahita akora mediane ya Suleiman Dafe ndetse na Richard Shime na Muhire Keve kuri uyu musore Suleiman Dafe. Nuko bihagaze. Ndetse kuri Abdoulaye Jaro kutabanza mu kibuga right ntago ndamenye ikibazo cyabayemo 100%, ariko ku mukino bafitanye na Kiyovu bashakaga kuri uyu munsi bakinye igikombe cy'amahoro, bashakaga intsinzi. Niyo mpamvu mwabonye ko equipe ya Sport yabanje mu equipe ya mbere nkuko nabibabwiye, ariko kuri umusore Abdoulaye Jaro ku cyumweru azahabwa iminota yo gukina. Niko bari kubipanga kugira ngo bazamutegurire match y'igikombe cy'amahoro yo kwishyura bafitanye na Rutsiro muri kira cyumweru. Bashaka kuzamuha iminota yo gukina ku munsi wo ku cyumweru, akamanza byubuze akamenyerana na bagenzi be ho gato, ubundi bakazamuha match yo kwa gatatu kuko Rayon Sport nimba yatsinze ibitego 2-1 yari yasuye. Ubwo ku munsi wo ku gatatu ishobora kuzoroherwa na match, ariko nta kwirara. Ubwo kuri uyu musore bazama iminota ku munsi wo ku cyumweru Abdoulaye Jaro bamutegurira match yo kwa bazaba bafitanye na Rutsiro mu cyumweru kizakurikira, ndetse ubwo tuzamubona uyu musore Abdoulaye Jaro
Ubuyobozi bwa Rayon Sports kandi bufite gahunda imeze gutya. Ubuyobozi bwa Rayon Sports bugiye gutanga prime kuri aba basore bahabwe prime yabo. Ubuyobozi bwa Rayon Sports bufite gahunda yitwa twegerane dufatanye tuzamure equipe ya Sports igikombe tugishire hejuru. Ikintu bagiye gukora ngo muri iyi minsi cya mbere ni ukongera kuba hafi y'ikipe. Nababwiye ko mu mikino ya mbere Robertinho yapangaga ekipe akayihereza ubuyobozi bwa Sports bakanyuzamo amaso bakaganira. Robertinho nawe ni umuntu uganira neza cyane. Ubuyobozi bwa Sports ni bamwe mu bantu bazi umupira, bakamubwira bati wenda Sefu wamusimbuza ugashama kanamugeroje. Right, hari igihe Robertinho yabaga yapanze gukoresha Sefu kubera ko Robertinho azanye na Sefu wenda no mu myaka ya mbere, bakamubwira ati dushiremo kanamugeroje Sefu ntago tumwemera neza cyane, niyo mpamvu kanamugeroje yari yarafatishije kuri 6. Ikintu ngo bagiye gukora nk'ubuyobozi bwa Sports bugiye kongera bwegereye ikipe, kandi harimo ikintu cyo gukusanya amafaranga. Bamwe na bamwe bakanga kwitanga muri ekipe ya Sports muri iyi minsi, ariko bigiye gucamo nabyo rwose. Ubuyobozi ngo bugiye kwegerana bwegere ekipe, mbese nta mukinyi uzongera kugaragara mu bintu byo kuregeza kabisa mu bakinyi bamwe na bamwe kabisa Aziz Basane bari muri iyi minsi kabisa bakoraga ibintu bitanoze neza cyane. Ubwo gahunda ari nuko ubuyobozi bwa Sports nabwo bugiye kwegera ekipe ubundi bakayiba hafi neza cyane. Right, ngira ngo nibyo ngibyo nta n'ibindi byinshi cyane, ariko icyo wamenya nuko prime bagiye kuyihabwa. Ubuyobozi bwa Sports bugiye kuba hafi y'ikipe 100% kugira ngo hatazagira umukinyi wirara. Muhireke Viara nabisabye mu nama yabaye ku munsi wo kwa mbere ku buyobozi bukwiye kwegera abakinyi bundi bakaba bahari neza cyane. Ubwo ni ibyo ngibyo muri ekipe ya Lion Sport kabisa.